Ese urukundo rushobora kuramba hagati y'abashakanye? Dutangiye filime yacu ni igice cya kabiri. Twasize igice cya mbere bosi avuye mu cyumba cye aza mu cyumba cy'umukozi batangira kuryamana, nuko twasoje igice cya mbere, ni nako dutangiye igice cyacu cya kabiri. Bukeye bwaho rero umugore yavuye mu cyumba asanga umugabo hasi yitegura kugira ngo ajye mu kazi, ariko n'ubundi ari kugenda akorera akazi gatandukanye kuri kompiyuta. Atari ko se sheri bite? Umugabo ati ni byiza. Hanyuma se mu by'ukuri ko rwose ngo ukumbuye. Ariko bakiganira uwo mukozi ahita asohoka mu cyumba. Nyirabuja ati yewe akira igihumbi, genda ujye kugura isukari ihute. Kandi ntago nyirabuja yifuza ko umukozi yumva ibyo aganira na bosi cyangwa se n'umugabo we. Haramukumbuye do amasaha aricumye tugera nijoro tujya kuryama, ariko umugabo n'ubundi yaje yananiwe arongera araryama arasinzira. Umugore ari ahangaha byatangiye kumuyobera, bitangira kumucanga. Ariko se koko mbigenze gute? Uyu mugabo koko utanyifuza, ukwezi kurashize, habiri, hatatu, habaye atandatu, hatubu ni ibiki? Ariko se uvuga ko anca inyuma cyangwa nuko utankunda? Yakomeje kwibaza. Kumbi umukozi mu cyumba nawe ntago yaryamye ngo asinzire, aricaye yabuze ibitotsi. Mujye mureba nyamuneka, burya ibyo urushako ntago byoroha, ntago ari iby'i Rwanda, bisaba kwitonda cyane kandi bisaba gukura. Umukozi rero akiri aho ngaho yagiye kubona abona bosi agarutse mu cyumba cye, avuye mu cyumba cye ataye umugore we. Umugore amaze gusinzira afashe agatotsi ahita azahanga ati niko se bite? Nawe ntabwo uraryama? Uzi ko nanjye nabuze ibitotsi koko? Yewe reka nze tube tuganira. Umugabo ari ahangaha mu by'ukuri bisa naho atagikunda umugore we habe namba, amuca inyuma umunsi ku munsi, ngo ntabyara ngo arakuze, nyamara bashakanye amureba. Niyo mpamvu burya hagati y'abashakanye ntukavuge ngo dore ngo namushatse ari mutoya, ngo yazanye iminkanyari, ngo yarabyibushye, ngo ibinyenyanza, ngo imvi zaraje. Oya, jya ukomeza umukunde nk'uko wamukunze, ntimugacane inyuma nyamuneka. Gucana inyuma ni bibi. Narakubwiye ngo warwara sida, imitezi, mburugu, hepatite n'izindi ndwara nyinshi cyane. Umugabo yaje ahangaha asezeranya umukozi atuzi n'ikindi nzakugurira imodoka, sibyo? Rwose ntukagire impungenge. Umukozi ati yewe data we urakoze cyane, ati ndagukunda cyane, uriya mugore nzamwirukana ava ahangaha agende. Erega ni agakecuru, uriya we ntubona koko ntagakibyara. Yaje kugenda ashukashuka umukozi ati ntiwumva se rero rwose ndagushimira ndagukunda cyane, nanjye we nukuri ndagukunda. Noneho rero reka mu by'ukuri mbanze njye gukora dushe, hanyuma nze dukore massage uhakura ubuki. Umugabo amaze kubigira akamenyero kuryamana n'umukozi. Ese mukabyara mwe bizarangira gute cyangwa se bizaherera hehe? Ese umugore ntazabavumbura? Ese nabavumbura bizagenda gute? Ese ntago azatera inda uyu mukozi? Filime irakomeje. Iminsi yacu yakomeje kwirukanka. Bukeye bwaho twagarutse ahangaha mu gitondo cya kare. Umugore yarabyutse ategura ifunguro, aricara ategereza umugabo kugira ngo aze basangire mu gitondo hanyuma ajye mu kazi. Ariko umugore afite agahinda kenshi cyane. Umugabo ageze ahangaha ati niko se shiri wanjye kurakaye cyane ni ibiki? Niko kumbe umugore yazindutse asiga umugabo mu buriri, ntagisinzira. Umugabo ari inyabya akagenda agakora ibyo akora akagaruka. Ageze ahangaha umugore yatangiye kumutonganya. Ariko wa mugabo we, ubu koko urankunda cyangwa ntunkunda? Ufite abandi bagore? Umugabo atereka nkubwire rero, niba utangiye kunzana nk'urwaserera umbwire nigendere ngo ute muri iyi nzu. Uranyumva neza? Ntukajye unkekera ibyo kuguca inyuma. Ngese waramfashe ubundi waramfashera? Umugore ati ariko reka nkubaze, iyo ubona umugore muryamana amezi 6 nta kintu wibwira, ubona rwose ngewe ntababara? Ubona bitantera agahinda? None se mbwiza ukuri uracyankeneye cyangwa ntabwo unkeneye? Umugabo ati ariko ubundi unzindukije amatiku kuko wa mugore we kuki ugira amatiku? Umugore ati ntago ari amatiku, ngiye ndifuza kumenya byagenze gute kuko? Ese nubwo twashakanye nkuze, ese ubona nshaje cyane? Mbwira urishakira inkumi se? Umugabo ati n'ikindi ceceka ntaguce kurushyi, ntagukubita urushyi wa mugore we, funga umunwa. Yaramushecegesheje, nyamara umugore ari mukuri.
haterekanye nigire ku kazi nkureke wa mugore we n'ubundi ugira amagambo wagira ngo rwose sinzi ibyakubayeho byutse unukira ubusa gusa njyewe nigeze nguca inyuma ariko urabonara ariko abagore mwabaye gute koko buri munsi n'intonganya uko mvuye mu kazi n'intonganya mu gitoro n'intonganya mu buriri n'intonganya umva nkubwire niba rwose wumva urushye kubana nanjye uzigendere uvangaho ugende unsigira amahoro yanjye uranyuva n'ibyo bya rwose ibiryi ntabyo ndya urabonara wambujije amahoro gusa singihumeka yewe data filime irakomeje bukeye bwaho rero uwo mukozi yari ahangaha ari mu kazi ari mu gikoni agira ngo atunganye amafunguro ariko umugore ahita aza mu gikoni arifuza kuganira n'umukozi ngo amenye se bimeze biti wumva ikiganiro wumva amagambo y'umugore ndetse n'umukozi hati niko ndifuza ko tuvugana umukozi atangira kugira ubwoba atangira gutetera hati nta kibazo none se namahoro se namahoro ndumva mfite ubwoba none se ubundi kuje warakaye cyane nari ngiye nyine guteka ibya saa sita umugore ati oyaburetse gatoya ndifuza kandi umbwize ukuri umugabo wanjye nawe ni ibiki bijya mbere umbwire n'utambwiza ukuri ndakwirukana umukozi ati none se ni ukuri ntabyo pe ntabyo nyine urumva niyo udahari nyine ndateka nkashyira ibiryo ku meza buri nkagenda rwose nta kibazo pe ntabwo tujya tuvugana none se ubundi ni iki kuki ubimbajije se kuki ubimbajije umugore atereka nkubwire mfite amakuru y'uko uryamana n'umugabo wanjye nayakuruye niko mbwira nakuvanye iwanyu ukeneye akazi ko mu rugo umbwira ngo warakennye none waje ahangaha uje kunsenyera wandaya we wanshinzi we yatangiye kumutuka nyamuneka ntimugatukane si byiza umukobwa ati oya rwose barakubeshye se nindabikubwiye undi ati ndabizi neza urumva kuva wagera ahangaha umugabo wanjye yarahindutse cyane ntacyo nyikoza rero ndi mukuru ndabona ibimenyetso byose ndabifite waje rwose nzi ko uri umwana mwiza ariko hari ikindi cyakuzanye ahangaha kandi ndaza kugufata kandi ndaguhemukira cyane ndakugirira nabi mama wawe n'inshuti yanjye nagukuye iwanyu mu by'ukuri ambwira ngo uje mu kazi kugira ngo uzamufashe kwiteza imbere none waje mu buraya n'umugabo wanjye niko ubwo nta soni koko reka nkubaze ubwo wagusenyera wakishima nawe uri umukobwa nawe uzashaka ubwo nushaka umukozi akagusenyera nk'ibyo uri gukora koko uzishima yaje kumushinja ibyo atazi kugira ngo yumve se umukozi koko yabyemera cyangwa ntiyabyemera umugore ni umuhanga cyane ariko umukozi nawe yanze kubyemera aratsemba ariko umugore agisohoka ati we data we niko none se yarabimenye yabimenye gutera se ni abantu se badutanze bo hanze ariko se ko nta muntu watubonye none se cyagiye dutemberana se tujya guhaha baratubonye umukozi yatangiye kwibaza byinshi barakwereka filime yacu yarakomeje bukeye bwaho nanone umugabo nk'uko yamenyereye yagize gutya saa sita z'ijoro agaruka mu cyumba cy'umukozi aza yomboka nk'igisambo ataye umugore mu gitanda akaza ahangaha mbega umugabo we nyamuneka abagabo nimukabikore nta keza kabyo ariko uzi gucinya umuntu rwose mwashakanye agukunda niba atabyara byibura mwashaka umwana murera nk'imfubyi mukamugira iwanyu ariko ntukavuge ngo ntabyara ngo reka njye kumuca inyuma ngo dore arashaje ngo yazanye iminkanyari ngo reka muca inyuma oya ntibikwiriye nyamuneka ntukababaze umutima wagukunze umugabo arahangaha yaje kuganira n'umukozi hati niko rwose ko uyu munsi nabonye utameze neza ndatuze n'ikindi umugore wawe ejo yansanze mu gikoni arambwira ngo byose arabizi ngo ibyo dukora rero ndifuza ngewe rwose kubihagarika ntukagaruka ahangaha ubundi se numva nakwigendera ngewe atazanyica uzi ukuntu yantutse hafi kunkubita umugabo ati oya rwose ariko se urumva reka kari agakecuru kanjye jya ukareka karasaze karacanganyikiwe rwose ubundi ubona ari kazima buriya yewe data we umugabo araza gusebya umugore we
hati nta gakecuru nyine urumva iyo umuntu ashaje buriya hari igihe ibitekerezo bigira gutya bikivanga akakivumbura amastress yewe niba rwose nanadufata azagende. Umukozi ati we ntago nabyemera ubuse ubundi reka nkubaze ko unteye inda. Umugabo ati rwose ntago nakubwiye ko ngewe nyiguteye rwose umwana namurera tukibanira. Hati nta kibazo. Umukozi ati reka nkubwire umugore wawe ni inshuti ya mama cyane ubuse ko mama azagira ngo iki. Bakomeje kuganira. Bukeye bwaho umukozi yaje kugisha inama undi mukobwa yizeye cyane amubwira uko bimeze. Ati rwose uriya mugabo aranzengereje buri joro aza mu cyumba cyanjye akazi tukaryamana none umugore atangiye kubimenya numva nasezera nkigendera. Ubuse urasezera kubera umugore? None se iyo umugabo agukunda wafatiyeho ko nta mugabo ari umukire cyane ntago wafatiraho nyine ukarya amafaranga nyine ariko ntukaba umwana nawe muri Kigali. Yewe data we wumva inama ngo ntakaba umwana. Burya rero nujya kugisha inama uzabanza uhitemo umuntu ugisha inama. Hari igihe ugisha inama umuntu ubundi akakuyobya ugasanga nawe nyine ni ikirara, ni indaya, ni igisambo, urugo rwaramunaniye ukagenda ngo ariko se wangiriye inama ko umugabo wanjye rwose umugore wanjye ko byanze wangiriye inama. Ati mureka agenda rwose. Kuko nyine nawe byaramunaniye cyangwa se agufitiye n'ishyari mbese ni ukwitonda muri iyi minsi. Ariko wa mugore arangije hatereka nkubwire rero ndabona ufite imitima myinshi wowe tuza hanyuma ugende ukora akazi witonze ariko umugabo utangira ugende umwime gake gake ariko ntusezere. Urumva arasezera se gute? Iminsi yakomeje kwicuma hashize ibyumweru 2 twagarutse aha ngaha umugore n'ubundi aza gutongana n'umugabo. Hati niko sheri imbwira ubu koko aya masaha umukozi nta kintu arakora. Uriya mukozi kuko ntumugomesha wa mugabo we. Nyamara reka nkubwire ibyo muba mu nakazi kawe. Reba imyenda namuhaye ejo ntago ayimeshe narenze kazinduka akoropa ntabyo yakoze. Nyamara rero rwose simbizi genda mubyutse naramwiyamye wowe genda mubyutse hanyuma aza akora akazi nge ntaho njya ndabonye musamu n'abafitanye ubushuti rwose. Umugabo ati reka njye kumubyutsa ntasoneye amasaha ubundi aryamye iki. Barashoreranye bose kugira ngo bajye kubyutsa umukozi. Nuko bavuye aho ngaho ni umugore n'umugabo ni sheri y'ishushu ariko mu muryango harimo ikigeragezo. Umugabo yaje yirukanka ageze mu cyumba cy'umukozi arebye asanga umukozi ntawurimo. Abona imyenda ye ntayirimo, abona inkweto ntazirimo. Hati yewe data we umugore ati se yagiye hehe? None se imyenda yose yayitwaye? Imyenda yose akantu ke kose nta kakiri muri iyi nzu. Umugore tuzi n'ikindi wa mukozi banza yigendeye. None se wamwirukanye se ko tutatonganye se ko tutavuganye nabi koko byagenze gute? Umugabo ati wa mugore we ubanza wamututse batangiye gushakisha inzu yose bakubita hirya hino hasi hejuru iburyo ibumoso babura umukozi. Ese umukozi yagiye hehe? Barasohotse no hanze bakomeza gushakisha bahamagara umuzamu. Ati niko zamu we ngwino hano. Yaje yirukanka nawe ati bose we muranshaka se naje rwose. None se muranshakira iki se? Mushaka untuma se ngimba ncunga umutekano aha ngaha rwose kugira ngo hatagira ibisambo biza bikaba byakiba. Umugabo ati mbwira wa mukozi wacu ntayo wabonye? Hati ko twamubuze nta wasohotse aha ngaha se? Niko ntago rwose wamuciye iryera. Sekirite ati rwose ko ntamubonyera. Umugabo atereka nkubwire ubanza muri mu gakungu uvuye mu nzu wirukanka ubanza umukozi arimo hariya muri mu biki? Niko muri gusambana cyangwa? Kumba umugabo afuhira umukozi yagize ngo ari kwihakabyizi n'umuzamu. Yewe data we umuzamu arahangati ni ukuri boss urampora ubusa pe ntawe nabonye. Bavuye aho ngaho babuze umukozi. Ese umukozi yagiye hehe? Ese yasezeye? Ese yagiye gushaka undi mugabo? Ese yasuye iwabo mu cyaro? Ese kuki yahisemo kuva aha ngaha? Ariko nyine ngo uyu mugore wamuhaye akazi ni inshuti ya mama we.
bisa naho umutima wamuryaga guhemukira umuntu w'inshuti cyane wamuhaye akazi kugira ngo yiteze imbere akaza kumusenyera. Ese ubundi koko uri umukozi wasezera cyangwa se wakomeza ugakundana na bosi? Barakwereka hashize amezi agera muri 2 umukozi yarabuze, bica ahangaha baganira barebana, bagiye kubona nyuma y'amezi 2 hafi n'igice umukozi nuko yagarutse yinjiye gake gakeya buhoro buhoro agaruka aho yakoraga afite ubwoba, kumbe inyuma ye hari umugabo bari kumwe. Nuko baje, dore umugore abonye umukozi aratungurwa ati none se amakuru yawe niko wagiye hehe ko nahamagaye iwanyu nkakubura n'ibiki? Hati niko dore wa mukozi. Kumbi uyu mugore yahamagaye mama mukobwa aramubwira ati nta wahageze da. Umukobwa ese yagiye gushaka, yagiye mu kandi kazi. Ese uyu mugabo ni umukoresha we, ni umusheri mushyashya yabonye. Filime irakomeje, kurikirana akantu ku kandi uzagenda usobanukirwa. Kuze kuri kumwe nanjye Papa Romantique nk'ibisanzwe. Ndabakunda cyane bantu banjye. Wa mugore ati niko sheri none se ubu ngubu ko ntacyo umubwira? Nkuzi ko nari nzi ko rwose yatashye, ariko naragerageje telefone ndaheba. Umukozi arahangaha aje mu by'ukuri kubasura, kubabwira uko byagenze n'impamvu yamuteye kugenda. Do akiva ahangaha rero yahuye n'ubwo mu muhanda atazi yajya, yapfuye gusohoka mu by'ukuri ntaho yerekeza, ari nko guhunga kugira ngo adasenya urugo rw'abandi. Ageze ahangaha n'imyenda n'ibikapu ahura n'umugabo ati ni kurajya hehe? Komana rwose wagira ngo nta n'icumbi ufite. Umukozi ati rwose nta cumbi mfite, ushatse wancumbikira mu by'ukuri aha narindi banyirukanye. Undi ati oya nta kibazo, ngwino nyine nguha akazi, nta mukozi nari mfite. Nuko yahuye n'umugabo mu gitondo cya kare aramufata ngo ajya kumuha akazi. Uwo mukozi atangiye kugenda asobanura uko byagenze, ariko se mu by'ukuri nyuma yo guhabwa akazi byagenze gute? Kazanye n'uyu mugabo hahandi yakoraga, baje gukundana se, hamubera umugore se, ni iki cyakurikiyeho? Yakomeje kumwe ati rero rwose ntugire ikibazo, ngewe ntago nzagutoteza nkaho wakoraga, ntugire ikibazo, ndibana, mbese nzagufata neza. Arangije afata ibikapu bye byose ati ngwino tugende. Umukozi nawe aramukurikira kuko ntahandi yari afite ho kwerekeza, yarahunze gusa kugira ngo adasenya umuryango, kandi umuryango w'inshuti ya mama we. Umukozi yagize umutima wa kimuntu mu by'ukuri. Dore wa mugabo bakomeje kugenda baganira, barasohokana. Mbere yo kujya mu rugo baraganira rwose byimbitse, aramwibwira byisumbuyeho ati mu by'ukuri urabona ko ndi umusore, ndi umudivorce, umugore yarantaye ajya mu Bwongereza n'abana banjye 2. Mu by'ukuri yarambabaje cyane, niyo mpamvu ubona nibana kandi ngana gutya, ariko rwose numbera umwana mwiza nanjye nzagufata nk'umwana wanjye, yewe icyo uzashaka cyose nzakiguha. Nukenera rwose no gucuruza cyangwa se kwiga nzagushyira mu ishuri, sibyo? Uwo mukozi aranga umugabo yabanje kumuha amasezerano, kandi ntago yaramuzi. Bahuye gutyo gusa. Burya ngo inshuti hari igihe uyikura ku nzira nta wamenya. Niyo mpamvu umuntu wese muhuye jya umubanira neza, wigendere, ntawe uzamenya iby'ejo. Umukozi kandi mu by'ukuri yakoze neza cyane, arasezera kugira ngo adasenya umuryango. Nawe rero niba ukora ahantu runaka, uba mu muryango runaka, ntugatware umugabo w'abandi cyangwa se umugore w'abandi. Mu yandi magambo, ntugasenye umuryango w'abandi, si byiza. Burya ni icyaha gikomeye cyane, kandi cyagukurikirana nawe ejo bundi cyangwa se umwaka utaha, nawe umuryango wawe ukazagira ikibazo. Uvuga uti oya ntago nasenyera mugenzi wanjye, kuko icyo nifuza ko mugenzi wanjye rwose yankorera nanjye ntago nakimukorera. Nuko umukobwa yasobanuye uko yahuye n'umugabo, ariko nyuma nyine bakaza kwikundanira, akamubera umugore, bagashakana. Umugabo yatangiye gufuha ngo mwarashakanye nta soni ufite, ubu se wagiye gute ubundi? Ariko ubundi abakozi bikiye kuko uzi ko muri indaya ahangaha se wabuze ikira? Kumbi yasezeye umugabo atabishaka.
none umugabo atangiye kurakara. Umukozi yahisemo kureka umuryango w'abandi mu mahoro. Umugabo atangiye gutonganya umukozi, ariko umugore wenyine yarishimye cyane. Hati niko ubwo se umugabo koko ubundi muraziranye, ubwo se muzashobokana, mwarasezeranye se, mwagiye mu murenge se? Yewe ariko wa mukobwa uzi ko nari nzi kuzi ubwenge koko, kumbe umutwe nta kirimo. Ubu se dusezera byibura, ubu ni saha ngaho wajyamwe n'iki? Niba ari amafaranga rwose uvuga tukakongeza. Uwo mukozi araceceka koko, azibanga, azi impamvu yamujyanye, azi buri kamwe, yanze gusohora ijambo na rimwe. Arareka umugabo arakomeza aravuga, ariko byibura yaraje kwiyereka uyu mugore w'inshuti ya mama we kugira ngo anamubwire uko byagenze, be guhangayika. Do umugore arakuze ariko ni nta rubyaro, umugabo amuca inyuma, mbese ntago byoroshye. Nawe rero niba ufite umugabo cyangwa se umugore ufite ikibazo mu muryango, ihangane, shikama, ntugahangane, ntukavuga ngo nanjye reka mwishyure, reka muca inyuma, nanjye yanciye inyuma, yarankubise reka mwishyure nanjye. Mbese ntukihorere mu rukundo, ni bibi cyane. Jya ureka burya guhora no kw'Imana. Umugabo ari ahangaha, umugore ari ahangaha, umukozi ari ahangaha, ni umugabo we. Mu by'ukuri umukozi yakoze igikorwa cy'ubutwari. Ese wowe ni irihe somo filime nk'iyi ngiyi yagusigira, yakwigisha, wasangiza abandi? Andika muri komantere ati dore isomo filime nk'iyi ngiyi nsigiye. Niba ufite umukunzi, uwo mwashakanye, cyangwa se witegura nawe gukundana, iyi filime yakwigisha byinshi. Ndetse yewe niba ufite akazi ahantu runaka, ese ukuyemo irihe somo? Filime yacu nuko igenze. Ndabakunda cyane. Wari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta la vista. Ciao. God bless you.